navuze ngo turakoresha Papa Mira ariko hari gukunda kuza amatiku kubera ko niryo zina tumenyereye nk'umusitari. Nta kintu bintwaye rwose, iyo ubuze mbere ndakirira. None muhura bwa mbere ninde wabwiye undi kamukunda bwa mbere mu buzima busanzwe? Aramutse akubwiye ko agukunda wowe utarabivuga, hari inka yaba aciye amabere? Nk'ubu wenda hari ukuntu dufata umwanya wo kujya wenda tugacekinga ahantu umukobwa runaka, rero tugafata undi mwanya wo kujya kumusura wenda kumuganiriza kugira twumve uwo ari we. Njyewe mu gihe wenda ndimo ndasuzuma, ahiramutse ahise wenda amfatira na sinzi bitewe naho twaduhura agahita ambwira ati ariko buriya ngenda gukunda. Njye dushobora guhura mu muhanda nkamubwira ati bite ni sawa, ameze ni sawa. Oya, ntabwo ari uguhura gutyo gusa atakuzi nawe utamuzi, muba musanzwe muziranye. Nk'uko nawe ntabwo wahuye na Mama Mira ngo uhite umubwira ngo ndagukunda, hari ukuntu wari usanzwe umuzi. Nta na rimwe. Reka nibarize Mama Mira, wowe ushobora kunyima amakuru. Mama Mira, muri icyo gihe cyenda gusingira imyaka 2 mwashwanye mukangaye? Nta na rimwe. Shuwa? Imana ibahe umugisha. Aha, Papa Mira, igihe kijya gusingira imyaka 2 si kinini ariko si na gito. Abantu babana umunsi ku wundi. Ni iyihe ntwaro mwitwaje cyangwa se mwifashishije kugira ngo utu tuntu twasambaratika umuntu ababona mu miryango hirya no hino tube twaranyuze hirya yanyu? Mwakoresheje irihe banga? Ni iki gishobora kuba cyarabayeho muri icyo gihe gitoya cyangwa se kigereranyije mu maranye kikaza ubona cyagahungabanyije nk'umubano mufitanye, ariko kavuga uti kubera ko nasezeranye imbere y'Imana n'abantu, kubera ko kandi mukunda, reka mbirenze amaso? Muraho neza nshuti bakunzi ba Jao TV Show, njyewe basuhuza ni Jado Artist Official nk'ibisanzwe. Hano ni kuri Jao TV Show. Hano rero ndi kumwe n'umuryango, ndi kumwe na couple isa neza, couple iberanye, couple ijyanye. Mbese ngira ngo icyiza gihari hano ni kuri kamera, ntabwo ndi kubabeshya, ntabwo ari ibiri kubera inyuma y'amarido, namwe muri kwirebera. Ariko ubwo turahera kuri inde yivuga zitukwamo nkuru ariko Matiku. Uyu mugabo mureba hano azwi ku izina rya Matiku mu mafilimi no mu makomedi, ariko ubusanzwe afite uko yitwa, ngira ngo atangira bibwira. Noneho dutangire ikiganiro cyacu. Ni Matiku nk'ibisanzwe, nkaba Ndayishimiye Theoneste, nkaba ndi na Papa Mira. Turakwakiriye cyane hano kuri Jao TV Show nubwo uri umusangwa. Murakoze. Iruhande rwe rero hari umukobwa wa nyirabukwe, uwo barara bambaranye ubusa. Ndagira ngo nawe atangira bibwira. Amazina ni Mukandayisenga Placide, nkaba umufasha wa Ndayishimiye Theoneste, nkaba narahawe irindi zina ryitwa Mama Mira. Yego, turabakiriye rero hano kuri Jao TV Show. Murakoze. Hano iyo tuvuze Jao, ujya umenya ibyo ari byo? Oya. Ndayishimiye Theoneste ntabyo yigeze akubwira? Ntabyo yambwiye. Jao rero ni Jado Artist Official. Urumva hazamo ibintu by'ubuhanzi bw'ubugeni bushingiye ku marangi cyane cyane. Urabona twandika ku myenda, tukandika ku mazu, tukandika mbega ku bikoresho ibyo ari byo byose bishobora kwandikwaho. Ujye turangira rero ibiraka nk'ibyo ngibyo, ariko namwe mutwumva ntekereza ko
ni byinshi dukora twandika tukanashushanya imfashanyigisho z'abanyeshuri ku bikuta by'amashuri, tukadodera n'abanyeshuri ndetse n'abantu basanzwe. Uwagira ibiraka nk'ibyo ngibyo yaduhamagara kuri 0788 25 99 cyangwa se ukanatwandikira no kuri WhatsApp. Mbere na mbere rero mbanje kubashimira cyane, buriya muri imwe muri couple njyewe nkunda. Mamira, muri hangana rero aba ni abantu bakuru bavuze amazina yabo, ariko ahangaha noneho tugiye gukoresha Mama Mira ndetse na Papa Mira. Mama Mira, mwari mubizi ko mbafana se? Ntabyo nabizi. N'amarangi nakwisiga ntakabyasi, ibyo nkabiriza ko bihari. Ariko bitari burage, njye mba mbona mukundana. Nako biri ntabwo ubona niko biri. Nyine ndabibona mbere murabikora, ibyo ubona nuko kuri rero ibyo mbona birahari. Yego, ntabwo mukundana mu nzira mwagera mu rugo mukaguruka. Oya rwose. Byiza cyane, Uwiteka Imana azabakomereze urugo, kuko mbere na mbere bavuga ko urugo n'amatungo ubihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Imana rero ntekereza ko ariyo yabahuje, izakomeze ibibemo, ibabere itara rimurika mu rugendo rwanyu. Amina. Amina. Turasenze muri make. Ngo byabaye rega. Agari ngo tuvuge menshi Imana twumve. Okay. Ndashaka kubaza ikibazo, sinzi uri bugisubize muri mwe. Mbere na mbere mu myaka mike cyangwa myinshi, ariko ni mike, mumaranye, njyewe urukundo mbona rwose rusendereye. Nayo mpamvu hano kuri YouTube channel ya Jao TV Show indamukanyo yacu ni urukundo ruganza iteka mu bantu. Amatiku azi ko basubiza? Azi ko basubiza? Navuze ngo turakoresha Papa Mira, ariko hari gukunda kuza amatiku kubera ko niryo zina tumenyereye nk'umusitari. Nta kintu bimpaye rwose, iyo uvuze mbere ndakirira. Yego, iyo tuvuze ngo urukundo ruganza iteka hano kuri Jao TV, uwo turamukije gutyo nawe aravuga ati ruganza iteka. Yego. None muhura bwa mbere, ninde wabwiye undi kamukunda bwa mbere? Ubwo byagenda kose na nkokazi bikisaki haki. Sure. Okay. Wenda uwo ni umugani nyarwanda. Yego. Nta nkokokazi ibika isake hari. Ntabwo byashoboka. Ariko niyo yaba idahari, nzi ko nta nkokokazi ibika. Yego. Ariko none reka tubikure mu by'inkoko tubishyire mu buzima busanzwe. Yego. Aramutse akubwiye ko agukunda wowe utarabivuga, hari inka yaba aciye amabere? Byashoboka, byaterwa n'umwanya bivuzemo. Njyewe nshobora wenda kumwegereza ntaramubwira icyo nshaka, ariko wenda agahita mbonamo icyo nari nkeneye kandi yaragikeneye. Ugasanga nanjye niwe ndamutindira kandi ndabona igikenewe, akaba yabimbwira aho nakumva ati bagira batyo bana ubitebya kuri kwinyuza z'ikibongo uri murantinze. Aho nahita mbyumva vuba nyine, siyaba mvura inyamaguru se. Papa Mira, ndaje nitoze kuvuga Papa Mira. Nta kintu bitwaye n'amatiko rwose. Okay. Tuvugisha ukuri. Aramutse akufatiranya akagutanguranwa ahubwo ati jewe ariko burya ndagukunda. Ariko urangenda ndagukunda. Wakwitwara gute imbere ye? Kabone naho byaba byari bikurimo ariko wowe utarabishyira hanze. Nk'ubu wenda hari ukuntu dufata umwanya wo kujya wenda tugacekinga ahantu umukobwa runaka, no tugafata undi mwanya wo kujya kumusura wenda kumuganiriza kugira twumve uwo ari we. Yego. Njyewe mu gihe wenda nimo ndasuzuma, ahiramutse ahise wenda amfatira na sinzi wenda bitewe naho twaduhura agahita mbwira ariko buriya ngenda gukunda. Njyewe nshobora guhita mbyumvamo nk'ububefu. Ibanga nicyo nazi.
njye nahita mbyumvamo nk'ububesho ariko wenda ngiye kumureba akarindira nkamusanga wenda tukaganira hari ukuntu ugera ku muntu bitewe n'icyo umushakaho na gahunda umufiteho ukamutwara gake gake nyine tu we noneho akaba yabikubwira musanzwe musa nkaho muziranye ati ariko birangiye pe nubwo wigira kuri winyuza hakujya hakuno tubirangiye ndagukunda man njye nakumva ari akantu keza yaba nduhuye ariko duhore mu muhanda nk'uko njye dushobora mu muhanda ntumubwiye ati bite ni sawa ameze ni sawa oya ntabwo ari uguhura gutyo gusa atakuzi nawe utamuzi muba musanzwe muziranye nk'uko nawe ntabwo wahuye na mama Mira ngo uhite umubwira ngo ndagukunda hari ukuntu wari usanzwe umuzi nyine nanjye ikintu akubwiye guhura mu muhanda ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nagendaga uhuye n'umuntu from nowhere yahise akubwira ati I love you urumva hari nk'abantu tugenda tuziranye benshi ariko kuba tuziranye bikaba bitabaha uburenganzira bwo kutubwira ibyo bashaka kutubwira buri kimwe batekereje hari ukuntu umuntu muba muziranye wenda musanzwe muraganira ariko man ubona ko wenda nta hazaza hawe kuri uwo muntu ugahita yifata avuga ati njye ndagukunda cyagorana kuba nahita amubwira ati ndagukunda kandi naramubonye imbere nakagombye ko narabimwibwiriye tumaranye iminsi aho rwose nahita mbifata nkaho ubwo uri kwandika ku mazi mama Mira ubu ibintu papa Mira ari kuvuga uri kumva ari byo cyangwa arabeshya nibyo kuko ni nako bimeze mu muco nyarwanda ndetse ko nyine ugenda uhinduka ariko ntabwo twakwita kuba uhindura ubundi mu muco nyarwanda nta mukobwa ubwira umuhungu ukamukunda abimubwiye se hari inka yabaciye amabere njye niyo mahame yanjye nk'umunyarwandakazi papa Mira fiyansaye yanyu yatwaye igihe kingana iki kugira ngo mukonfaminge ko ubu noneho mugiye kujya murara ku gitanda kimwe mu ishuka imwe kuvure rimwe mani mwambaye umubiri wa Adamu na Eva umwambaro wa Adamu na Eva ushobora kutakubwira ngo byatangiye iki gihe gusa nakubwiye igihe wenda byamaze igihe kingana iki dating yanyu fiyansaye yanyu nyine ubuzima murembwiye gutyo se ntabwo mvuze ngo byamaze igihe kingana gitego naba nkubwiye n'igihe wenda byatangira ukumva ko harimo igihe kirekire gusa icyo nzi nuko oya icyo nshaka mu ijambo rimwe urambwira ngo twamaze amezi 3 6 se umwaka se dufiyansanye yego se burashiretse nk'umwaka ni umwaka icyo cyari igihe gihagije kugira ngo muziranye neza yakuri twebwe yego kandi nizera ko n'ubundi wa mwaka twafashe twitanaho naje gusanga nta muntu wibeshye ibyo nabonye kiragiye muri uriya mwaka n'ubundi ndacyabibona urumva ko ibintu ni wane yego ubu ngubu nshingiye kuri Mira ntekereza ko kubyara ntabwo byagoranye wasanze papa Mira yashikoye ngira ngo n'uwo munsi yarayemo ariko icyo nshaka kuvuga nshingiye kuri Mira uko mubona buriya ntamaze nk'umwaka n'igice 2 sirimo oya n'umwaka ntabwo uruzura n'umwaka nturuzura amezi 10 okay reka tuvuge ko ufashe igihe cya dating kingana n'umwaka n'igihe umwana amaze umwaka n'amezi 10 ubwo ni hafi imyaka 2 mumaze muziranye muri iyo myaka 2 papa Mira mwashwanye mukangaye nta na rimwe reka nibarize mama Mira wowe ushobora kunyuma amakuru mama Mira muri icyo gihe cyenda gusingira imyaka 2 mwashwanye mukangaye nta na rimwe shuwa Imana ibahe umugisha aha papa Mira igihe kijya gusingira imyaka 2 si kinini ariko si na gito yego abantu babana umunsi ku wundi ni iyihe ntwaro mwitwaje cyangwa se mwifashishije kugira ngo utu tuntu twasambaratika umuntu ababona mu miryango hirya no hino tube twaranyuze hirya yanyu banga rya mbere ubwacu turakundana
icyo nicyo cya mbere n'ubundi. Ibanga rya kabiri rero twubaha Imana, mbega muri make turayitinya. Rero igihe hari ukavuga ati ngewe nsezeranye imbere y'Imana n'iki ko iki n'iki ngomba kugwita nyine tu nawe urabizi warahanyuze. Rero ibyo bintu iyo ubitekerejeho ukabiha umwanya ushobora kubyubaha bigatuma wubaha n'uwo muri kumwe. Yes. Usezerana kuvuga uti njyewe Paguri Majani nemeye nta gahato na bya bindi byose tuvuga. Okay. Ni iki gishobora kuba cyarabayeho muri icyo gihe gitoya cyangwa se kigereranyije mu maranye kikaza ubona cyagahungabanyije nk'umubano mufitanye, ariko ukavuga uti kubera ko nasezeranye imbere y'Imana n'abantu, kubera ko kandi mukunda, reka mbirenze amaso. Iki ndasubiramo. Mu buzima tubamo hazamo ibisitaza byinshi, ndetse hashobora kuzamo n'ibiguca intege mu rugendo urimo. Nta kintu gishobora ni iki cyabayeho cyashoboraga kugukoma mu nkokora ukaba wacika intege, yego, cyangwa se ukaba wanavuga uti ariko ubu sinaba naribeshyera, ariko ukavuga uti kubera ko nasezeranye imbere y'Imana nshingiye no ku rukundo mufitiye, reka mbirenze amaso twikomereze urugendo rwacu rw'urukundo. Njyewe wenda n'igihe tumaranye nk'akantu kigeze ko nyine nkumva muri njye ndarakaye, ariko nintekereze ngo naribeshye. Yego. Hari igihe kimwe yagiye muri korali arangije yari afite gahunda yo gukoresha umusatsi. Noneho we kwa kundi umuntu umaze iminsi umubwira gahunda ufite z'umunsi nyine arabimbwira ukumva ko ndiko ntibyibuka. Yego. Uyu munsi arabimbwira yaje ajya muri korali, none avuye muri korali ahita ahitira muri salo ajya gukoresha umusatsi. Umwakuye rero telefone ye irazima. Saa 12 zigeze ndamuhamagara mbone ndayibura. Yego. Saa moya baravuga ati kabaye tubungubu bari ku ka kabiri. Oya ntabwo nge natekereza gutyo, ariko nese nibaza ntabwo kubera ko turaziranye pe. Yego. No mu bintu namutekereza natekereza ibindi ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu numva namushinja. Ntabwo ari ibintu bye. Gusa nyine nese nekereza ati se izi saha umuntu ari saa moya n'igice mbona zirageze ntakubeshye. Ubwo ari ukuntu saa 12 n'igice zageze bidasanzwe nagira kwikarumenye nagira kwishyiramo akajya bugabo saa moya zigeze. Ndavuga atareka nyamara ndumva ntabwo ari imikino. None icyo gihe yari anafite inda ya Mira. Ndanekeza ati se yaba yahuye n'ikihe kibazo ku buryo nda yabaye nko kwa muganga se simbimenye. Ariko nanone nko bati kubera iki afite nimero yanjye kwa muganga aho yakoresha na telefone ya muganga, kubera iki tanamamagara ngambwira iti byagenze bite. Nkizeramo akantu ko kurakara, ariko nkahita nshyira muri akandi kantu kumuhangayikira. Yego. Ikintu nakoze narifashe ubwo nyine njya mu nzu, uwo munsi namukoreye surprise nanamutekeye kandi yarazi ko ari buze agateka. Yego. Yego. Mani numva ndababaye ntekereje ukuntu nateguye. Nkurikije ukuntu nateguye kuba yari buze avuye muri korali azi ko agiye kuza. Surprise yawe biguye mu inshishi. Baba we. Njya mu burindi ndaryama, naryamye nk'iminota nk'itanu batahapfa ntabwo byabaho. Mitangiye guhamagara abantu baririmbana muri korali, nta runaka mwamboneye. Ati ariko twavuye muri korali twatashye sinzi. Yabati nyamara kandi arigiye amajaza kubona umuheshi. Nahise mbyuka. Yego. Mpita mfata umuhanda bwa tubwongeye kuzamuka nci wabo nyine nshakaze tu. Cyambabaje nhamagaye n'abakuru be bakambwa tereka reka. Umuntu atari iwabo. Yego. Akaba ataraha. Ndangije. Yego. Nahise nzamuka nyine harantu bita Kamboje kubw'amahirwe. Ni nk'Imana ariko. Nazamutse numva no ubwoba umujinya bintu bivanze. Mane ndangije ndazamuka sinzi ukuntu narebye ahantu hari saro ukuntu bawe ndebye mbona aricara aramujemo baramukorera umusatsi. Bituvuga uti mani ishobora byose. No kubeshye. Wumve sine nahangayitse ariko kumuvugisha byarananiye. Nagenda mureba gusa kugira ngo abone ko nahageze. Mane kuvuga birananira. Numva sinzi ukuntu muri njye.
kuko natekerezaga numvaga ngiye kuzamuka nkajya kwa muganga nkashakisha hose none mbamuboneye hafi n'ubundi ariko mu buryo ntatekerezaga kandi ntibukaga none ikintu cyatumye numva kuvuga byanze ese nibuka ko iyo gahunda nari nyizi yego ariko kubera ko ntayibukaga namurakariye yego muri make ubwo nigize itabi ikintu wakoze rero naramurebye nawe tubona ko namubonye aranansekera nyine we ashaka no kumvugisha ariko ntiyamenya uburyo nge muri nge meze uburyo uri kwiyumva yego ntabwo nigeze muvugisha nahise nkata nditahira we ahubwo agira ngo ndaho hafi ndanamurinze yego ubwo nawe barategereza bamukora umusatsi nawe ategereza ko ndibuza kumureba none ngo dutahe araheba ntiyari kumamagara fone yari yazimye yego ubwo ndamita garuka ni yakoresha iy'umusutsi ariko hagati aho ngewe mbashije kugushimira kubera ko imbere na mbere wari ufite ubwoba ariko buvanze n'umujinya uruhande rumwe waribazaga mbezi yagiye ariko ikintu ukavuga uti watwite se nanone ukumva nyine harimo akantu k'akajinya n'ubwoba agahangayiko ko karushaga umujinya yego kubera ko urumva byanze bikunze icyo nicyo bita urukundo umuntu ukunda niyo wamurakarira ariko ntiwabura kumuhangayikira ntabwo bishoboka ubwo rero yaraje gutaha birarangira birumvikana yaraje kubera ko muri we nta kibazo yari afite reka tumubaze mama Mira icyo gihe wowe wiyumvaga gute njyewe bitewe n'uko nari nzi ko nyine abizi kuko narabimubwiye ahubwo nyine ntabwo nari nzi ko habayeho kuba atabyibuka yego numvaga nta kibazo mfite ariko mbonye yansize ndananshakisha n'ukuntu nahamagara nimero ye niba ari amanete bakabiranga ndangije nyine nubwo nari mfite ubwoba ariko ndamanuka ndaza nsanga yarakaye nyine mucira bugufi musaba imbabazi birarangira oya Zado Artist Official ku isonga.